Shalom, shalom, ndabasuhuje mu izina rya Yesu aho muherereye hose. Uburinzi bw'Imana bukomeze kubaho muri bino bihe. Turakomeza rero uyu munsi ni cya gatanu kijyanye no kuba mu nshingano z'umukristo. Inshingano ni ijambo dusanga mu cyongereza no mu gifaransa responsabilité cyangwa se responsabilité. Harimo amagambo abiri, harimo ijambo response, harimo na ability. Donc ubushobozi butanga igisubizo. Rero tumo turavuga kuri responsabilité cyangwa se ku nshingano, ngomba kumva kuri igisubizo cyangwa se uri inyishu. Rero icya gatanu gishobora kudufasha kuba mu nshingano cyo tugezeho uyu munsi ni ugusobanukirwa ko ibibazo ibihari cyangwa se bikugarije cyangwa se biteye muri bino bihe cyangwa se bihagurukiye urunganwe urimo cyangwa se generation urimo uri igisubizo. Bwari magambo cya gatanu rero ni ugusobanukirwa ko ibibazo bishobora kuza, ariko ibibazo bikaba byatuma ibisubizo biturimo twashobora kubitanga. Rero uyu munsi ugomba gusobanukirwa ko buri bibazo byose byugarije ubuzima bwawe hari inyishu Imana yabanjije kugushiramo kugira ngo ushobore kuzitanga mu bihe urimo cyangwa se mu gihe cyawe. Rero icya gatanu nuko tugomba gusobanukirwa ko igihe cyose tubonye ibibazo ntitukihute twitotomba twiganyira twiheba, ahubwo dutangire dusobanukirwe ko ni igihe cyo gutanga inyishu Imana yadushizemo. Icya gatanu nuko Imana ishobora gukoresha ibibazo biri uruhande rwacu cyangwa se bitujeho cyangwa se byaduhagurukiye kugira ngo duhinduke umucyo, dushobore kuba umugisha, dushobore kuba inyishu, dushobore kuba igisubizo mu gihe cyacu. Rero ikibazo cyose urimo kubona, ibibazo byose abana b'Imana bagiye bahura nabyo byagiye bituma bashobora kuba igisubizo mu gihe cyabo. Tugebye ba Dawidi, turebye mu gihe cy'aba Yesaya, igihe cya Yesu, igihe cy'aba Paulo, bagiye bahura n'ibibazo bikomeye ariko byatumye bashobora kurasa mu gihe cyabo. Turebye n'igihe Paulo ataraba intumwa ya Kristo akiri Sawuli, yatoteje itorero, ariko kwari kugira ngo itorero Imana iginyize mu mugambi wayo. Kuko Yesu yababwiye ngo mugende muhere Yerusalemu, Yudaya, Samaria, mugere ku mpera z'isi. Abagabo baragenda baricara Yerusalemu, biba iyerekwa rya Kristo ryo kugenda gutwara ubutumwa bwiza. Ariko Paulo nk'igikoresho Imana yarateguye cyo kuzamurika mu banyamahanga, byabaye ngombwa yuko akiki kibazo ku Bisirayeli bari barasigaye muri Yerusalemu. Abisirayeli ba Petero, ba Yohana babwiriza Yerusalemu kandi bari barahamagariwe, ndetse na Kristo yakoreye muri Yerusalemu, ariko abo yasize arababwira mugende mugere ku mahanga. Ariko Paulo wari Sawuli atarahamagagwa, cyari igikoresho cyo mu banyamahanga. Biba ngombwa yuko Imana imuhagurutsa nk'ikibazo, ariko azahinduka igisubizo nagera mu banyamahanga. Aba ikibazo ku Bisirayeli, kuri ba Petero arabarwanya ndetse arabahiga, arabasanga naho bari barahungiye mu mahanga za Damasco, Syria. Biritubwira ko ngo ageze kuri frontiere ya Damasco, ngo Imana Kristo aramutungura, umucyo mwinshi cyane uramurasira, yikubita hasi, yumva ijwi rivugana nawe ngo uranoteze iki, urandenganyiriza iki. Uko niko byagenze. Uwari Sawuli ahinduka Paulo, uwari umwicanyi ahinduka utanga ubuzima, uwahigaga abakristo ahinduka ubashyigikira, kuko uwari ikibazo yahindutse igisubizo ku mubiri wa Kristo muri icyo gihe. Rero tuma gusobanukirwa ko ibibazo byose tubona uyu munsi bishobora kuduhindukira igisubizo mu minsi iri imbere. Rero ibibazo byose turimo turabona bihagurukiye isi, biravuga ngo umwijima uzatwikira isi, ngo ariko umucyo uzakurasira. Rero mu gihe cy'umwijima dushobora kurasirwa n'umucyo mwinshi, dushobora guhinduka umucyo, dushobora kubera umugisha abantu benshi cyane. Rero nukomeza ubona ibibazo urimo gucamo, wihebe, witotombe, wiganyire, ucike intege, aho gutangira kubona umucyo ugiye kukuvamo, ubwiza bugiye kugaragara ku buzima bwawe, icyubahiro ugiye kugaragara ku buzima bwawe muri bino bihe. Kuko ibibazo byose Imana ishobora kubibyazamo ibyiza. Igihe cyose twahagaze tukareba nk'uko Imana ireba, ndetse tugahamanya n'umutima w'Imana ko hari icyo igiye gukora ikorana natwe muri bino bihe. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Uyu munsi tuvuze ku cya gatanu, ibibazo Imana ishobora kubihindura tukaba twabera umucyo ab'igihe cyacu. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Bye bye.